Comment allez-vous, mes chers amis? Aujourd'hui, nous allons en Paris, France. J'espère que tout le monde, vous êtes prêts. Hari abakunzi b'igihugu cy'Ubufaransa bahuraga bansaba ko nabaha opportunities ziboneka muri France zijyanye n'imirimo. Yego, nibyo France iri mu bihugu bitanga imirimo myinshi ku banyamahanga. Muri no video ndakubwira amoko ya work visa aboneka muri France nuko wakwapplyinga kuri izi visa. Premièrement, abonnez sur notre chaîne. Kola subscribe, like and share. Wemerewe no kuba watera comment kuko turazisoma. Muri ino video ndakwereka n'ubwoko bwa visa wakoresha ukaba wakwisanga muri France bitagusabye job offer. France ikomeje gutanga amahirwe ku bakozi b'abanyamahanga. Nko mu mwaka ushize last year abakozi b'abanyamahanga ibihumbi 320 babonye work permit muri France. Muri uno mwaka ho 2023 uno mubare uzikuba inshuro zirenga ebyiri. So ibiro biragaragaza cyane ko France ikeneye abakozi kugira ngo izibe icyuho cy'ibura ry'abakozi rikomeje kugaragara cyane muri Europe mu Burayi. Akenshi usanga ikibazo mukunze guhura nacyo ari ukumenya ubwoko bwa visa ukeneye ndetse n'uburyo wayapplyingaho. Ndagerageza kugufasha uko nshoboye nifashishije no screen yanjye nkwereke uko wakwapplyinga. Turaza gufatanya. Mbere ya byose reka twibukiranye aho France iherereye ku isi. Ngiyi France. Iki gice uri kubona iyi ni France. Sharinga border na Switzerland, Belgium, Italy, Ubutaliyani, irango uri kubona na United Kingdom, hakurya uri kubona Vatican, kapitale yayo ni Paris. Kapitale ya France ni Paris. Nifuzaga ko namwe mwa profita ino occasion, ino chance ihari ya work permit ziri gutangwa ku bwinshi. Dukomeje twihuse tuvuye ku by'ikarita, hari ibihugu bidasabwa visa kugira ngo abaturage babyo bajye muri France. Urugero nka ibihugu byose biri muri Europe like Italy, Belgium, Germany, Vatican, Switzerland, ntago iyo uhatuye bigusaba kuba ufite visa kugira ngo werekeze muri France in short time. Gusa ku banyafrika hose uko bimeze. Ku munyafrika wifuza kwerekeza muri France aturutse Afrika ni ngombwa kuba ufite visa. Ngiye kuguha amoko ane ya visa, ya work visa ushobora gukoresha ukaba wakwisanga muri France. Iya mbere ni France Business Visa. Iyi visa ihabwa mwebwe muje muri France mu rwego rwa business. Akenshi bikunze kunyura ku bapartner mukorana baherereye muri France. Ukagera muri France purpose cyangwa intego yawe ari ugukora business like trade fair, seminars na conference. Mu gihe uzabuje muri France muri conference nabwo uzakoresha ino France Business Visa. Niba ushaka kuza muri conference muri France
wibuke ya clause nkunda kubabwira cyane. Kora register ku bintu biri related cyangwa se bijyanye n'ibyo wize. Ibyo rero bizagufasha kuba wabona invitation mu buryo bworoshye. Indi visa nakubwira ya kabiri ni France job search cyangwa se job seeker visa. Iyi visa ntabwo igusaba job offer kugira ngo ube wagera muri France. Kuri no visa icyo usabwa ni ukwegera aba consultants ukabamenyesha ko warangije first degree, master's degree, ukabamenyesha ko wifuza kuba wajya muri France gushakirayo akazi. Kuko iyi visa ikwemera kuba wajya muri France nta n'akazi ufite, ukazagashaka umaje kugerayo. Iyi visa irabikwemerera cyane. Sinifuza ko wowe ufite first degree cyangwa se masters watakaza amafaranga ku ma agencies bagushakira ino visa ya job seek cyangwa se job search, bakaba bagutwara amafaranga kandi wowe ubwawe wabasha kubyikorera. Birashoboka ko wabyikorera kandi afite ino visa ukayibona. Niba documents zawe zimeze neza, they will grant you your visa. Kuko iyi visa yagenewe cyane cyane abantu bifuza cyangwa se bakeneye opportunity yo kuba bakorera muri France. Icyo usabwa ni degree, PhD cyangwa se diploma, master's degree, wemerewe kuba wakwapplyinga usaba ino visa. Work visa ya gatatu nakubwira iboneka muri France ni France Seasonal Employment Visa. Iyi visa ibihugu byose byo muri Europe birayigira, Season Employment Visa. Igihugu cyose kiri muri Europe ni umwihariko wabo, ino visa baba bayifite. Ihabwa abakozi bakora by'igihe gito like muri agriculture, tourism n'izindi ndi bukubwire hasi. Kuko abantu benshi bakunze gutekereza ko season employment worker akenshi iba ari yo mu buhinzi, gusarura imbuto, gusoroma ibyeze, ubuhinzi muri rusange. Ariko sibyo, ntago ariko bimeze. Kuko muri no employment season worker usanga harimo tourism, hospitality, cleaner, hotels, especially muri no period turimo iri gusatira Christmas. Ibijyanye na tourism bari bukenera abakozi benshi binyuriye muri no season employment visa. Gusa kuri no employment seasonal visa, mbere yo kuyapplyingaho ugomba kuba ufite job offer. Ariko ntugire ikibazo, ndi bukwereke website wakuraho aya uri certified ku buryo yaguha job offer. Iya kane ari nayo ya nyuma naguha ni France Salaried Employment Visa. Iyi Salaried Employment Visa ihabwa abakozi bari qualified, bari qualifiye, akenshi baba bahawe akazi n'amakampani ari muri France cyangwa se abakoresha. Iyi nayo mbere yo kwapplyinga ugomba kuba ufite job offer cyangwa se ufite copy ya contract. Reka tujye cyatuvuge ku cya duration, igihe zino visa zishobora kumara. Nka short stay visa ishobora kumara hagati y'iminsi 90 n'iminsi 180. Naho long stay yo imara umwaka umwe, ariko ushobora kuyongeresha ukaba wamara imyaka 2 kugera ku myaka 3. Hari abambajije uko wabona permanent resident muri France. Reka tubivugeho nabyo twihuta kuko uyu munsi nashaka twibanda kuri France cyane.
icyo nakubwira nuko mu gihe umaze imyaka 5 ukorera muri France uba uri qualifié wemerewe kuba wasaba citizenship yo kuba waba umuturage usanzwe wa France. Imyaka 5 irahagije kuba wakwapplyinga usaba citizenship. Imyaka 5 ukora muri France kuri long stay visa. Nanone ukaba kwapplyinga unafite valid work permit. Kandi kanakubwira nuko iyi visa igura €99. Muri document uzakenera kugira ngo applyinge harimo job offer iturutse ku mukoresha wawe ari nawe uzakurikirana authorization yawe ikwemera kuba wakorera muri France. Numara kubona authorization na job offer biturutse ku mukoresha wawe, noneho uzapplyinga online usaba resident permit. Ino next application ushobora no kuyikorera kuri embassy ikwegereye. Noneho rero reka nkwereke uko wakwapplyinga kuri France work visa step by step, akantu ku kandi. Reka tujyane. Step ya mbere, use visa wizard. Iyi ni website yashyizweho na government ya France kugira ngo umenye koko niba ukeneye visa cyangwa se wujuje ibisabwa. Ndaza kukwereka uburyo wayikoresha kuri no screen yanjye biri bugufasha. Step ya kabiri, make online application. Aho biroroshye ni ukuzuza application form online. Step ya gatatu, book your appointment. Iyi step ya gatatu uyikorera kuri embassy ikwegereye ukabookinga appointment. Step ya kane, submit your application. Go to the visa appointment center. Step ya gatanu ni biometrics. Ni ibyo usabwa. Muri description ndagusigira link wakoreraho application. Wanasangamo details zose zirebana na work permit. Akandi kantu nakubwira ni igihe ino visa imara mu gihe wayisabye. Ishobora kumara hagati y'iminsi 15 n'iminsi 45. Akenshi ni iminsi 15 ariko ishobora no kurenga kaba yagera kuri 45. Niba wifuza umukoresha muri France, izi ni zimwe muri companies muri France ngiye kuguha ziri certified. Iya mbere naguha ni Airbus, ADF, Renault, Saint Gobain, Total Energies. Hari n'izindi nyinshi. Iyi link nayo iriho companies zi certified ndayigusigira muri description ku buryo wazisura ukaba wahitamo iyo wifuza cyangwa se huje n'ibyo ufiteho knowledge. Niba ugiye kuri website ushaka season work visa, ushobora kureba nko muri agriculture, tourism, hospitality, construction, food processing. Construction nayo iri muri season work short time visa. Nari nakubwiye nyitangira ko ndi bukugeze kuri website ya France Visa Government. Aha rero niho umenyera neza ibikenewe. Amakuru ugenda wuzuza y'ubwayo akwereka ko wujuje ibisabwa. Kukeneye visa koko. Ino website ni sawa kuko igufasha kwidistinga mbere yo kujya ku zindi step. Uhita umenya ko wujuje ibisabwa mbere yuko ujya kuri step ikurikira.
hano uzuzamo igihugu cyawe: Kenya, Botswana, Ghana. Uzuzamo igihugu uherereyemo. Imyaka, reka wenda dufate 25, 25. Hano hasi, ese are you married? Iki niki, washakanye n'Umufaransa? Yego cyangwa hoya. Emeza. Uzuzamo amakuru yose usabwa, nurangiza uklike kuri search. Iyi website iragufasha kumenya niba kuko wakomeza kuri step ikurikira. Numara uklika kuri search, wenda bakubwiye ko you need visa, bakuyoboye kuri na website. Iyi website izagufasha guhitamo icyo ushaka noneho mu buryo bwuzuye. Niba ushaka work permit, klika hano, click here. Niba ushaka work permit without foreign number, click here. Niba ushaka ubwenegihugu bw'Ubufaransa, nabwo nyura hano. Amakuru yose wakenera hano urayahasanga. Uramutse ukurikije step by step nkuko turi kubikora hano, there's no need for agency. Wabyikorera ku giti cyawe. Hano tuba dufite igihe gitoya, niyo mpamvu ngushishikariza kuba wazajya ukomeza gusura zino website, ugasoma witonze very deep kugira ngo ugire amakuru ahagije. Ikibazo wagira wanyandikira kuri email yanjye, cyangwa ukandika muri comment, ndazisoma kandi nkanazisubiza iyo zihuje n'ibyo twaganiriyeho. Thanks for watching. Bye bye.